ako papa utambwira ko yari washakaga kungurisha Njye Lorenzo yarambwiye ko nginde Lorenzo gera kwese papa yitwe Eric ngo cyangwa nijye wabeshye akuziganje yabeshye ngenda Monique wawe ikigoryi ariko uyu mugabo ni umuteka mutwe mubi ahubwo ni umutuzo papa Lorenzo ngaho Eric hazisha rwose ubuzima tuzaguramo bameze nk'ubwo kwiza rya nimba ari umuteka mutwe woguriye iki mumbarize cicika aho ngaho ahubwo papa wamenyenye nawe gute ubundi uravuga iki imbere ntavuga waretse umukobwa wacu akavuga aravuga iki kubera ko mwabikoze abizi mwabigiye inama ariko wagirika amatiko aho byongera imbaraga nawe akundi reka mbabaze ubundi nkawe ri nako ngo nibiki ngo nirori kiwa Lorenzo ubundi ugenzwa n'iki mu muryango wacu amazina ahurira he n'ibikorwa by'umuntu ko izina ry'izina yasanye ukuntu kivuga mbese njyewe nari nzi kuri serie ntabwo nari nzi ko uteye gutya kabisa umva ubwo bwanwa muzabwogosha ntacyo bamariye mwese utanuka ntabwo nagututse ariko hari ibintu ntakwihanganira ako papa witunga mu rutoki nagende se nyine njyahe nese undi jya kumenyana n'ingegera uyu amatajya kuvuga vumvura ibice imbobo zamenyanye icyat ako nkaho uravuga iki imbobo kuvuga ugacikiza amagambo nk'urumogi nk'urumogi ntabwo ndarureka n'ubu ndacyari kubera ko ari igihe wacuruje umwana n'ingihe warunyweye nonse ntabwo nyine warunyoye n'ubundi wacuruje n'itabi wenda kuze wowe washatse se unyobewe nyine nawe nkuzi bukaba ariko twararisangiye uvuga ibigambo urifata ukananeza n'abana n'imbere y'umugabo umva nushaka gusohokera ntabwo ukavuga amagambo wishakiye gusa wowe umenya ko ngenda umugabo mbere yawe papa Monica numva reka hiza amatwi nkubwire nta matwi nagutiza ndagukunda twashakanye ngukunda ariko birambabaza iyo uvugana n'abantu maze yigisha n'umwana nawe urukundo icyo nacyo wakigoryiwe twigisha umwana urukundo se urukundo waragiye uramudaraga cyangwa waraje uragura ni inka waguraga utangiye kwitukisha abantu nk'aba ngaba ese ubu umukobwa we nawe hari aho bataniye ntabwo nakekaga ko noneho ninde mufite aho mutaniye kuko mwagiye kugura ntunukire umugore wanjye nubwo sohokera mu rugo ubundi nakubwiye navuze ni sohoka kuva kare sohoka agenda mvira mu rugo iwanjye uje no kuva amabanga y'urugo rwanjye cyakora mbabwire umva ye muhu amafaranga yamuhereye muri iyi nzu sohoka mu rugo amafaranga wayamuhereye muri iyi nzu uzamutegeraho mwahuriye nawe ngarukiraho si byo mvuga ntabwo ari ukuri uteza abantu umuryango ibyo yakoze n'ibiki akundi ko mbona uri umuntu umaze gukura ariko mu mutwe nkabona usa nkaho ari umuvide ubu ngubu hejuru y'amafaranga yanjye yose wariye ubu nibwo wonyine ko niteteje udufaranga nyabakiza utwo tumiliyoni tunga wampaye ubwo se ubaye nka miliyoni 100 bizameze gute byagenda gute reka nkubwire abandi baranarya yaragukijije se wubatsemo indi nzu waguzemo imodoka guterana amagambo mu rugo rwanjye wabyumvishe nawe roza naje gusanga umuryango wose ari kimwe nsohokera mu rugo rero urongera uratangiye nyamara biraza kuba nabi nsohokera mu rugo haguruka usohoka ugenda nta mafaranga nzo kugeza ubu ndari ikinyicaje aha ngaha atari amafaranga nyamara urugo rusohokamo nyamara urasohoka hano kandi urasohoka hano nabi ntayanjye se umuhaye nyamara urasohoka hano nabi ndabikwijeje nihataza abaturanyi ngo bahurure ndabikwijeje ndahuruza leta baze bapakira bino bintu byose byo mu nzu mpaka umuhaye amafaranga yanjye yampere rero ku mahoro nsohokera mu rugo ugende ntaho ngiye mugabo ntanye mpibice byanjye ukira nawe ntabwo uramumenyesha ntureba ko wagiye ikibazo urimo urankinisha unakinira n'amafaranga yanjye turagundagura nanga wanteye mu rugo rwanjye niyo turufu wateye urugo rwanjye
urasohokamo ntaho ngiye ibyo ndi bukore byose nizeye kuri busohokemo ntagenda ampaye wateye urugo rwanjye hano uri mu rugo rwanjye nsohokera mu rugo sha sohoka ndavuze nti sohoka none ahagenda aho nsohoka nushaka uteranye n'umuryango wawe wose muze munsohore njye mba numiwe pe azi ko uriya muhungu ari umusazi wagira nta bwenge agira unarifata akajya kugura umuntu wamubona agenda disi kajya ngo ni agahungu keza gafite ubwenge kandi ntabwo oya se wagira ngo agenda akandagira ubwonko bwe ntabwo buma mu mutwe kuko ukuntu ari mwiza ariko mu mutwe ni zeru baburiya kuba mwiza nta bwenge bimeze nka konje muri weekend uriya muhungu ni umusazi cyakoze numiwe buriya ariko nyine ururimi rwatandukanye n'ubwonko umuntu akora ibyo ashaka buriya yarindagiye besurane ariko urabona babikoze mu ibanga bihishe none bari kwita amazi uremereye hamba yerererere oya yarazi ko tutazabimenya ariko igitangaje ni ukuntu cyagiye ku karubanda ere gukora ikintu wihishe Imana ikagutamaza base ariya mafaranga yasangiye na papa ko atigeze anansohokana sinzi inzira yacishijemo ariko buriya afite icyo yayakoresheje Imana yanze ubundi abagabo muri kamere yabo ubundi bambeteye gute koko ariko arifata ajya akoze ibintu ntakubwiye undi nawe ari aho ngaho ari gukora ibintu ntiyatekereje yiriririri babikoreye mu ibanga baje kwita amazi ubwabo uriya muhungu ni igicucu nta bwenge yifitiye ibaza ariko gufata amafaranga angana nayo numvise kuko sinavuga ngo nabonye nayo numvise ko sinayabonye agaterura agaha umuntu ngo araguze agura se ndi igikoresho bagura uko babonye ni firigo yari ari guterura hano mu rugo ajya kugurisha ko ariyo yagurisha atagishije inama papa yaramboneranye pe twajya wundi igipupe ntakindi uzi ko byabaye gusa bose nta bwenge bafite ni kubona ubwanwa butembera bazabukureho n'ubundi babe nka batsutsu hariya nta bwenge bafite ntaho bataniye n'impinja ntabwo ubeshye papa wagize ngo se urabeshye ntabwo ubeshye akandera akanshyira hariya ngo agiye kungurisha uko ashaka njye se ndi igicuruzwa yarandambuye mbere agiye kungurisha njye numiwe ariko ngo Lorenzo Ngerique bundi buriya muri make yitwa nde utwo nawe byese bimushobera ariko wabonye bajya gupanga diru nta batanaziranye ni ikibazo ibintu bakora ntiwamenya cyo kora barabagusha nta bwenge ukuntu uriya muhungu ari umusore mwiza dini Ça va? Umeze ute? Neza. Umeze fresh? Meze neza. Aha nice. Sha wahora n'icyo umuhungu we. Ubwo se w'amakuru njye ibyanjye ni birebire. Sha njye amakuru ni meza ntari bibi. Wambaye neza. Thank you. Now you look good. Biraho nibyo muri quartier. None se usa nkaho ugiye mu kirori ariko. Kirori shacyaye. Ubu ngubu ngiye gushaka umwavoka, ngiye kurega uriya muhungu. Ngiye kurega Lorenzo. Ngiye gushaka umwavoka kabisa ubimfashamo. Ibyo binzinduye.
ibibazo byawe na Lorenzo byarakomeje bidakomeza se ariko urubuntu uramuhunga ashobotse rero menya atari indezo gusa mupfu okay none se okay nafashe umwanzuro pe nafashe umwanzuro kabisa none uyu munsi nubwo ngiye kuna zanjuga zawe ngo noneho ngo reba ngihangane ngigira iki oya habyaye hangane nyine wowe icyifuzo cyawe ni iki icyifuzo cyanjye nuko yamfasha kurera umwana akamuha uburere nka se none se nzamurira ndi ngiye nyine kandi umwana asabayeho nk'imfubyi kandi afite ababyeyi bose n'ibyanga bizagenda ibiki se byaka umva nese ubura arusha amategeko gukomera oya kambwiye nyine ngiye byandenze no ndumva ari no gusakuza muri salo ndumva nagenda nkajya guhamagara nk'abayobozi bakaza bakamukura hano uziko n'ibintu bimeze babikoze nk'abagabo ntibigeze batubwira bareke babyikemurira ubwabo bonyine babigemo barwana bakwicana ntabwo bitureba bihurire bareke babyikemurira nk'abagabo oya mareka reka ngiye guhamagara abayobozi noneho banaze basobanura ngiye ukuntu bangurisha wabaye ubitwaye gahoro ubitwaye gake tubanze tureba aho bigana byambabaje ntabwo ari we wenyine wababaye noneho utekereza ko njye nashengutse umutima kumva biriya bintu ari papa wawe wabikoze nese uravuga ngo babyikemurire ngaho mvura urusaku bafite barabyikemurira gute ndetse tukabwira abayobozi bakaza bari no gusakuza gutyo bareke wibyivangamo kuko ntibigeze babidushyiramo we bareke babikora ubwabo nibashaka basekurana ariko wa mugani wawe nibyo nibashaka barwane nibashaka bicane none abo babipangiye sinarindiyo ambareke fa kutabinzana mu kibazo ndi kubigenderamo mama we humura ariko ubusa ntumfite we bihurire ubundi turebe iherezo ryabo ako nibyo surumva atari byo we bareke mvuza ko bafite abantu b'abagabo se basohotse anga basi bakagenda bakaka kubitwumvisha ibyo twumvishe bihagije bihorere bareke ubundi tubatega amatwi n'amaso turebe iherezo ryabyo akisinizakaye ariko imusandukireho bimucange amafaranga yarayafashe buriya yarayanywereye arayanywera mubyeyi yumva aruzuye ahita avuga ati umukobwa ndamutanze wasanga yarayatabye azera wasanga hari aho yayahinze kugira ngo azasarure arenze afite kuko afite kwifuza kwinshi erega ntabwo nabireka biri kogira ngo uriya muhungu usazumva ryari niba ngiyaranze kunyumva ubwo azumva amategeko nyine none se hari ikindi amafaranga ugiye guta mu bavoka n'ubundi wakaba hari ikindi kintu wayamaze oya byibuze yahanwa byibuze yazavayo yarakosoye ameze neza atagifite ziraparapara ziza n'utwo dufaranga dukiya guhagaje ngiye sinzi ndabona atari ibintu atari umva nashaka turadufaranga tureka aho bigeze ubusi ibi ni ibiki ubusi igihe namuhereye ni ryari ubuze igihe gishize imyaka ingahe ishize ari ingahe ubusi uranafite gahunda yo gukosoka ubaye uri ngewe wakora iki namushyira umwana ahantu hamwe fata umwana se nyine mutereke ubu none umwana muto gufungisha umuntu atari ibintu bitweka kabisa ntabwo bigaragara nese uranura yashobora kurera umwana mumushyira ese rya mugende bite ugiye kujya kureba umwavoka abavoka amake ari bugucishe byanze bakunze ni 500,000 wawe ikindi kintu uyakoze uyamaze ngewe ndashaka byibuze ko yinvolvinga mu kurera none se ngare habe ntashobora no gutekereza ati no mu cyumweru kanjye kureba n'umwana araho ngarirwa bunga muri Kigali nka roho mbi gusa ibyo bintu bibaho sinaye wa mbere bibayeho ayanjye wakwiyakira nyine ibyo ni kubandi ibyo ni kubandi bazabyakira ko nyina gucuye kubyakira nago ncuye kubyakira pe nakubwiye ni soka mu rugo rwanjye soka genda kandi sinshaka kubisuramo inshuro nyinshi amafaranga yanjye ariko ukeka yuko ari ufite intebe nziza kundura ni amafaranga yanjye mu rugo rwawe soka rimwe nsohokera mu rugo haguruka soka habiri bite byawe soka mu rugo rwanjye soka genda urashaka kurwana se urashaka kurwana mu rugo rwanjye yego amafaranga yanjye ahanga mu rugo rwanjye mu rugo rwawe nyine ariko wabonye ingura ubu bwose ni ibiki umwe uratekereza icyo
kubicari byanjye amafaranga yanjye wowe urimo gutekereza nk'umuntu muzima nk'umuntu utekereza kuza kurwanya nk'umuntu wize kuza kurwanira mu rugo rw'umuntu ayo nize warayandi iwanjye ngaha aho utekereza ko amukeka waboretseho gatoya kumurinjije imbaraga umuntu aba yashoye n'imitsi kugira ngo abone amafaranga amafaranga si biki aho umufaranga umurarwanira amafaranga nyabaki ufite amafaranga ngahe muri konti nigeze ko nazi nyagukura mufuka wawe narazi ndakubwira ngo amafaranga nyagukura mufuka ku mbaraga cyangwa yamaye ku bwende bwawe ku bushake bwawe tuyakira hano ndatwara nsohokera amafaranga sohoka se kandi ukundi ntambara wa mugabo rwana bari wowe urwana none ngarwana kandi ariko ye sohoka ntabwo kandi uyu mugabo sinzi icyo ashaka urashaka intambara urashaka intambara ushaka no kwita papa ariko igihe mwahereye muteza induru ese nuko nta mbaraga twe dufite mwagiye kurwanira hanze amafaranga yanjye wasotse mu rugo rwanjye sikubone ushaka kugirana papa nakumara igihe nkureba nkibaza nimba ari we wari kumbera umugabo bikumva biranshanze vraiment urandeba iki se tuvugane hanze ho gatoya indi ubwo urangije kurwana na se uragira ngo nawe mujye kuvugana Monica garukana reka niyo ndarakane vuba gwino momo gumana nawe muvugane mubirangizanya sohoke nimba so byaramunaniye kubikemura teza intambara gusa icyakora iyo mumenera imeza sizi icyo nari kubakorera nawe urabiza uragarutse rasta ndagarutse rwose ariko waranyagaza naraguye neza ubwo nawe uza guteza akavuyo uje kuntezaho akavuyo mayibabozi neza akavuyo nawe uzi untezaho akavuyo wirukana inyamaswa cyane ugatinda ukayimara ubwoba yego arakubeshya kanigendere ngahase nshingukira se ubwo naje kururuhira muto rero kumva ni kubikumvisha ndabona bigoye Shabiri ndananiwe nta n'ikintu noneho wanyumvisha kuri iyi nshuro ndananiwe ndumva none namukarabye angeza ahangaha aho bigeze reka rero nkwerekana umwanjye nanamubwiye inshuro nyinshi mugira inama yanga kunyumva wumve ngo twaranagupfuye byibuze se yarakumvise hashinjije ngo mbashinga ngo hari ibintu byadanje dupanga kumerana nabi hako yarasaze mani nyine nta buri nzitwazo uzira ngo zidafite gahunda ashobora kuba afite akabazo mu mutwe kuko nange sinibaza umuntu nkuriye mukuru utite ku mwana Imana ni ikibazo gikomeye ariko tekereza n'umuntu udashobora no kwifata ngo asure n'umwana ubwo se ubwo umuntu agira umutima reka nkwereke rero njye none nta kintu wambwira byandi byuko ari inshuti yawe ngo nshiremo imiyaga oya kuri inshuro nananiwe pe nta kintu noneho nakumva biri do bingeza aha nta kintu kimwe yanze kunyumva aho bigeze kora icyo ushaka kabisa ngiye kujya kumureka ngiye kwiyemeza ayo mafaranga nyahiga imbere n'inyuma nyashake umva ngende murege nibashaka umushyire mageragere simbizi aho kumva ngeze aha pe ndananiwe kabisa okay nakumva werekera ubwo Lili turi kumwe bonne chance ariko moni kuna uri muragendera mu kigare y'ibintu utanazi amavandimwe ndishyuza papa wawe narayamuhaye nta mafaranga twumvikanye yuko azakuma rangije urabyanga dayire wowe nta nubwo nkigukeneye ndashaka amafaranga dufitanye n'amasezerano twagiye kwa noteri ukumva none se Eric we iyi si kopi yabyo si kopi y'amasezerano nese mbara baye ikigori papa akakurya amafaranga ibyo ngibyo nicyo waza kubibwira
ikindi kandi nuvuze ko utankeneye nanjye singukeneye sinigeze nanagukenera namba. ariko ubwo bundi ubwo muko utegereje uwe mugabo tuvugishije ukuri hari aho size umugabo uzagenda ukamutora umusize hehe ku buryo umuntu utanyemera ubundi Hari aho bababika se buryo mbaza wanamusize. cyo ukoza mu gihe maze gitoye maje kubona yuko nta nicuza no kuba nawe ubwawe utabyemera yuko dushakana. Umwana nanjye ntacyo nicuza kuko nasanze ntacyo nahomba. Aha wowe uracyari muto y'ubwonko bwakora neza genda wicane papa wamugire inama bitaragera habi. Mugira inama Yego ahubwo wowe genda wicara usubize ubwenge ku gihe. Ayo mafaranga watakaje imbaraga zayagushakiye uracyazifite ugenda ukorera ndi cyangwa mugende mujye muri izo manza ariko mutaje guteza akavuyo hano mu rugo muri kutujagaraza ngiye na mama aho mwagiye kugira nawe masezerano ntabwo twari duhari. hakuze ko bino bintu papa watari ubwa mbere abikoze ni ukuvuga muramumenyereye yuko ari uwo mujyo nta nicyo mwanamufasha muramureka agasara wenyine. Umva n'Imana na Bibiliya iravuga ngo nubura ubwenge nzaguta sibyo ubwo rero barabuze ubwenge so akira igihombo. ariko nkawe nk'umwana ukiri muto ushatse ufite fresh mind wagira inama papa wawe bikiri bizima. wese urashaje iyo fresh mind ntayo ufite kuki itagutekeresheje ko nta muntu ugura undi ese nkawe ungana uko niyo wasanze bagura urukundo batarugura se ufite amafaranga yabuze iki ufite amafaranga yabuze iki ngaho mukuriye ubusa barangiza bakirwa musakuza ariko ibyo ufite mu mutwe gusa ni ugutukana ngewe nkuriye ubusa ntukucecetse se we ntabwo uvuga. Yakoze nabonye mama wawe ewana yaribyaye AAZ yaribyaye. Sawa rero ngaho taha vanga ugabanya akavuyo hano.